iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Aha, reka mbasuhuze kandi mbifurize ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, kandi nizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muri hose. Imana rero ibaho umugisha. Nagira ngo nabinginge dufungure Bibiliya zacu mu Baroma igice cya 14 umurongo waho wa 7. Abaroma igice cya 14 umurongo waho wa 7. Bibiliya irambwira ngo nta muntu muri twe uriho kubwe cyangwa upfa kubwe. Nta muntu muri twe uriho kubwe cyangwa upfa kubwe. Kuri uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ngingo ivuga ngo imbaraga umuntu yifitemo zitera abandi kumukurikira. Imbaraga umuntu yifitemo zitera abandi kumukurikira. Mana, turakwinginze ngo uzubane natwe muri uyu mwanya ubwo tugiye kumva ijambo ryawe. Udufashe woroshye imitima yacu yumve kandi yumvire icyo ijambo ryawe ritwigisha. Duhindurwe naryo, duhinduke, turusheho kugenda dusa na Kristo, kandi turusheho kugenda dusa nk'uko ijambo ryawe ritubwira dukwiye kuba turi. Urakoze, ndakwinginze ngo ubane natwe, twese tukugirireho umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nta muntu umeze nk'ikirwa. Ikirwa ni bwa butaka buto buba buri hagati mu nyanja. Nta muntu n'umwe rero waba umeze nk'ikirwa ngo avuge ngo nta wundi muntu baziranye, nta wundi muntu yagira icyo amarira cyangwa wagira icyo amumarira, nta wundi muntu bafitanye isano. Oya, ahubwo dufite imizi ikomeye mu masano yacu muri iyi si, ku buryo nta cyerekezo na kimwe ushobora gufata ngo ubure gutera abandi kugukurikira, kabone n'ubwo washyiramo imbaraga cyangwa se ntuzishyiremo. Icyo gihe uko byagenda kose, ndagira ngo nkubwire ngo ukiriho uzatera abandi kugukurikira. None rero nshuti yanjye, reka nkubaze, mbese uri kwerekeza hehe? Tekereza kuri iki kintu. Ese ninde nshobora kuba ndimo gukururira cyangwa se ndimo kujyana mu cyerekezo cyanjye? Ninde ugukurikiye? Buri muntu kuri iyi si hari aho arimo kwerekeza. Ntibishoboka ko waba hano kuri iyi si udafite aho uri kwerekeza, kandi ntabwo waba ufite aho uri kwerekeza ntibishoboka ko wabura umuntu ujyana muri icyo cyerekezo cyawe. Ushobora kuba urimo kujya ahantu udashaka kujyana abandi, ariko ntiwabura kubajyana. Ntibishoboka, ntabwo wabyibuza. Waba ubishaka kubajyana aho hantu, waba utabishaka, ntibishoboka ko wajya mu cyerekezo icyo ari cyo cyose nta muntu ujyanye nawe. Nshobora kuba ntari nasobanuka neza ngo wumve neza ibyo ndi kuvuga, ariko ibyo ndi kuvuga ni ibi bintu uko ari bibiri. Uwo uriwe cyangwa se ubuhamya bwawe bufite imbaraga zitera abandi kugukurikira. Bishobora kuba atari mu buryo bufatika ngo nutera intambwe urimo kwerekeza mu cyerekezo runaka, ndavuga mu buryo bw'umubiri, abantu bagukurikire gutyo. Ahubwo ndi kuvuga gutera abantu kugira inyota yo kuba uwuriwe. Ubuhamya bwawe bwabikora, ari nacyo nshobora kwita mu ndimi z'amahanga passive influence. Hari n'ikindi, ubwo ni ubundi buryo bwo kukwereka izo mbaraga wifitemo. Hari n'ukuntu ushobora kuba uri umuntu uzi kubwira abandi
hanyuma kubw'amagambo yawe ukabatera kugukurikira. Hari abantu benshi cyane tuzi b'intyoza, niba hagurutse kuvuga ibyo avuze ni lazima abantu bari bubikurikire. Mw'ubwo buryo bwombi rero, haba ari ubuhamya bwawe, haba ari no kuba ufite kuvuga ku buryo abantu wabatera kugukurikira bagakurikira icyerekezo cyawe, byose birakoreshwa kandi buri muntu wese arabigira. Rero izi mbaraga wifitemo zo kuba watera abandi kugukurikira ariko binyuze mu bikorwa cyangwa se mu magambo watuye akanwa kawe, inziza kuruta izindi nizo mbaraga zakoreshejwe urimo uhamagarira cyangwa ushishikariza abandi kuza mu gukiranuka. Hanyuma izo mbaraga ukoresha ariko utanabitekereje, ahubwo ziri mu buhamya bwawe, nazo dukunze kuzita imbaraga nyine z'ubuhamya bwawe. Donc hari uwo uburiwe ku buryo abantu usanga bashaka gusa nawe, utanabibabwiye, utanabibasabye, ahubwo ugasanga bashaka gusa nawe. Noneho rero ndagira ngo wibaze kino kintu: ese mbaye ndi umupapa nkaba mfite abana, aho ndimo kwerekeza mu cyerekezo cyiza, ese abo ngendana nabo ni abantu koko numva nishimiye ko babera urugero abana banjye? Ese mbaye ndi umuyobozi mu rwego runaka ariko nkaba ncuditse cyangwa ngendana n'abantu batari abo nari nkwiye kugendana nabo? Reka mbaho urugero. Mbaye ndi umupolisi yari akwiye kuba umuntu ufasha abandi banyagihugu, haba mu bijyanye n'umutekano ndetse no mu kubahiriza amategeko. None se mbaye ndi umupolisi ariko nkaba 80 cyangwa 90% by'inshuti zanjye ari amabandi, ese ubwo naba ndi urugero rwiza? Gitekerezeho. Abana banjye nkwiriye kwibaza, ese koko bazatandukanya bate uwo ndiwe n'abo bantu bandi turi kugendana niba bakora ibidakwiriye kandi ntashaka ko abana banjye bakwiga? Ibuka ko buri wese afite ukuntu ari umuyobozi, yaba bishaka cyangwa atabishaka. Nta muntu umeze nk'ikirwa, nta wuriho kubwe kandi nta wupfa kubwe. Mu yandi magambo, ntushobora kuvuga ngo jyewe ubuzima bwanjye n'ubwanjye, nta wundi bureba, nta wundi bwagira icyo bukoraho, ni njyewe. Nimpfa kandi nzaba ari njyewe upfuye, bizaba birangiye. Oya, ntabwo ariko bimeze. Ntabwo umeze nk'ikirwa. Ibuka yuko dushinze imizi cyane mu masano yacu dufitanye hano ku isi. Uribuka ababyeyi bawe, ukibuka ababyeyi b'ababyeyi bawe, ukibuka wenda abana bawe nibo bafite, ukibuka ba nyogosenge, ba nyokorome, bande bose. Ugenda umenya abantu benshi cyane, hakaza abo mwiganye, hakaza abo mwakoranye, hakaza abo mwakinanye, hakaza abantu benshi cyane. Mbese buri wese agiye afite urutonde n'imizi ikomeye mu bandi bantu. Mbese ni hehe urimo kwerekeza? Ninde urimo kujyana muri icyo cyerekezo werekejemo? Hari aho urimo kwerekeza kandi hari uwo urimo kujyanayo. Umunsi umwe bizagaragara. Umunsi umwe bizagaragara neza ko wabaye icyitegererezo cyiza, cyangwa se ko wayoboye abantu mu cyerekezo cyiza, cyangwa se bigaragare ko wabayoboye mu cyerekezo kibi. Ibuka ko hariho amoko abiri y'izi mbaraga zitera umuntu gukururira abandi kumukurikira. Iza mbere twabonye ni izi mbaraga umuntu afite binyuze mu byo akora. Nimvuga ibyo akora, harimo n'ibyo avuga. Ushobora kuba uzi gukora, n'urugero hari abantu b'abanyamakuru, n'urugero ndi kuri radio, reka nkoresha urwo rugero. Niba uzi umunyamakuru mwiza ukunda, nawe wumva wifuza kuba waba nkawe, kavuga utavuga neza, nkundi yari kuvuga byose ndabyumva, ariko hakaba n'undi uvuga uti yaba yarabiretse akareba ikindi yajya gukora. Rero mu kuvuga k'uwo nguwo ukunda, yifitemo izo mbaraga zo kugutera iyo nyota yo kumva ushaka kumera nkawe. Ndagira ngo turebe ingero zo muri Bibiliya.
Yosuwa igice cya 24. Niba ufite Bibiliya yawe rambura mu gitabo cya Yosuwa igice cyaho cya 24. Yosuwa igice cya 24 umurongo waho ni umurongo wa 15. Yosuwa igice cya 24 umurongo waho wa 15. Nahageze, reka dusome. Yosuwa 24 umurongo wa 15. Yosuwa yayoboye ubwoko bw'Abisirayeli nyuma y'uko Mose yari amaze gupfa. Ntago najya mwayo mateka, ariko Mose amaze gupfa, Yosuwa niwe wafashe umwanya wa Mose. Yosuwa rero yavuze amagambo menshi uhereye mu gice cya 24 arimwo yihanangiriza Abisirayeli kuzirukana amahanga asigaye ku butaka Imana yari yarabaraze. Yosuwa akomeza atekerereza Abisirayeli ibyabaye, anabihanangiriza nanone gukorera Uwiteka wenyine. Muri iki gice rero cya 24 amaze kubabwira amagambo menshi yo kubihanangiriza, ababwira ati muramenye, muzarebe ibyo Uwiteka yadukoreye igihe yahereye adukura mu Egiputa, agakora ibitangaza byinshi cyane imbere y'amaso yanyu. Muramenye Bisirayeli, muzakorera Uwiteka wenyine. Arangije hari ijambo ngira ngo turebe ku murongo wa 15 yavuze ritwereka imbaraga umuntu yifitemo zo gutera abandi kumukurikira. Yosuwa aravuga ati, kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera. Mwene magambo, ntabwo Yosuwa yavuze nk'ushaka kubahata. We yaravuze gusa, avuga imirimo Uwiteka yakoze, arangije arababwira ati, rero mwebwe nimwihitiremo. Nimubona gukorera Uwiteka ari ibintu bibi, bibagoye, bibakoze isoni, cyangwa nta mumaro wabyo, mwihitiremo. Niba uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya Rwaruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo. Reba ijambo rikurikiraho. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Arangije aravuga ngo, ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Mwene magambo, ntabwo Yosuwa yumvise ari ngombwa ko babwira ati nzabatimbura, nzabakubita, nzabatoteza nimudakorera Uwiteka. Oya, yababwiye ibyo Uwiteka yakoze. Arangije reba za mbaraga umuntu yifitemo. Yosuwa arababwira ati, jewe nahisemo, icyerekezo cyanjye ndakizi, aho ndi kwerekeza ndahazi, kandi aha hantu ndimo kwerekeza niho nshaka ko n'umuryango wanjye uzerekeza. Namwe rero nimwihitiremo uwo muzakorera. Niba muzakorera imana z'Abamori, niba muzakorera imana zo hakurya ya Rwaruzi, ibyo ni ibyanyu, muhitemo. Gusa Imana yo mu ijuru muzi ibyo yadukoreye. Niba rero muri buhitemo uyu munsi, muhitemo. Ariko jyewe dore icyerekezo cyanjye, nka kapiteni wanyu, nk'umugaba wanyu w'ingabo, nkanjye umuyobozi wanyu, dore icyerekezo jyewe ndimo. Ushaka ze tujyane, ntawe ndi buhate. Jyewe nzakorera Uwiteka, kandi abo mu nzu yanjye nabo nicyo nshaka ko bakora, bazakorera Uwiteka. Abisirayeli iyo urebye hepfo mu mirongo ikurikiyeho 16, ngo abantu baramusubiza bati, kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana biragatsindwa. Nushaka uzakomeza usome. Abavuze ibintu byinshi cyane, nubwo bagiye batsindwa, bakagira intege nke, bagatsindwa, ariko nagira ngo urebe izi mbaraga Yosuwa yari yifitemo zo kubwira abantu, hanyuma akabatera kumukurikira. Mu Itangiriro igice cya 18 umurongo waho wa 19 hari amagambo Imana igiye kuvuga ku mugaragu wayo Aburahamu. Aburahamu azwi nka sekuruza w'abizera. Nanjye ni sogokuruza.
nawe niba uri uwizera, Aburahamu ni sogokuruza wawe. Mu Itangiriro igice cyaho cya 18 umurongo waho wa 19, reba ikintu Imana yavuze kuri Aburahamu. Itangiriro 18 umurongo waho wa 19, Imana yaravuze iti, kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Imana ishimwe cyane. Imana yari izi neza yuko Aburahamu ari umugabo ufite icyerekezo kizima cyo kwizera, cyo kujya aho Imana ishaka kwajya, cyo gukora ibyo Imana ivuze imubwiye gukora. Imana yari ibizi ko Aburahamu atajarajara. Irangije Imana iravuga iti, yewe ndabizi, azatoza abana be inzira z'Uwiteka, azabatoza gukiranuka, azabatoza guca imanza zitabera. Icyama Imana ikagira ubuhamya nk'ubu kuri wowe, ikavuga iti, runaka hariya mu majyepfo afite ubu buhamya, nzi yuko azatoza abana be inzira z'Uwiteka, azabigisha ibyo gukiranuka, azabigisha guca imanza zitabera. Imana yaratinyutse ivuga ibi ngibi kuri Aburahamu. Ariko ndi kwibaza cyane, mbese we wa mupapa we wa mumama we, wari uzi neza yuko icyerekezo uri kwerekeza mu buzima bwawe urimo ukururira abana bawe kwerekeza muri icyo cyerekezo? Niba uri umusinzi, ntabwo ari ngombwa ngo uhe abana bawe inzoga, wowe jya uzinywa gusa, ubundi utegereze imyaka mikeya gusa, urebe ngo abana bawe bazaba basinzi. Niba uri mu ngeso runaka, tegereza urebe ngo abana bawe bazagera ikirenge mu cyawe. Icyama ukamenya neza ko hari aho uri kwerekeza, kandi ko ibyo ukora hari ababa bari kubireba. Gusa aho turaje twerekezeyo, aha ni igihe uri kuvuga. Hari ababyeyi bamwe bajya batuka abana babo ibitutsi, ntago nakivuga kuko nshobora kutaza kugeza nimugoroba, nahita mpfa. Ni ibitutsi bikomeye cyane bibi. Hanyuma akazikanga umwana we rimwe nawe abimututsi. Ariko se yabikuye hehe? Si we wabimwigishije se cya gihe? Igihe wabikoraga wari urimo kumwereka yuko kugira ngo ube umumama w'igitangaza, w'igitinyiro, ugomba gutukana ibitutsi biremereye. Wari urimo kumwigisha ko kugira ngo azabe umugabo w'igitinyiro, umugabo uvuga rikijyana, ari uko agomba kujya kubita umugore we. Igihe wakubitaga umugore wawe, ibyo ukora menya neza ko bivuga cyane kurusha ibyo uvuga. Imana yari izi ko Aburahamu azigisha abana be, yari bizi neza yuko azabatoza inzira yo gukiranuka. Mbese wowe uri mu cyerekezo? Uri mu cyerekezo? Waba ubishaka, waba utabishaka, ni lazima ntushobora kubaho udafite icyerekezo. Hari icyerekezo ufite, ahubwo icyo cyerekezo waba ukizi. Ese waba waragihisemo cyangwa nawe wakisanze mo hanyuma ukigumamo utazi n'impamvu kigumyemo? Hano mu Isezerano Rishya hari urundi rugero rw'izi mbaraga umuntu yifitemo zitera abandi kumukurikira. Yohana igice cya 1 umurongo wa 41, tubona umugabo witwa Andreya amaze gukizwa, amaze guhura na Yesu, amaze gukizwa, yarirukanse aragenda abona mwene se Simoni Petero, aravuga ati, banguka, dore umwami Yesu. Petero abaraje. Hanyuma iyo urebye muri Yohana igice cya 1 n'ubundi umurongo wa 43 kugeza ku wa 45, tuhabona inkuru z'umugabo witwa Filipo. Filipo yafashe umwanzuro wo gukurikira Yesu.
aramukurikira rwose. Ariko arangije aravuga ati no, ntago bishoboka. Ahita asubirayo, aragenda ajya kureba Natanayeli. Arambwira ati rero Natanayeli, ngwino urebe Mesiya. Natanayeli abanza kwigira nyoni nyinshi, ariko byarangiye aje kuri Yesu. Yaje kubera iki? Yaje kubera yuko ntabwo Filipo yamukubise, ntabwo yamwikoreye ngo aze yamuboshye amuzana mutura imbere ya Yesu. Hoya, ahubwo yaragiye aramubwira ati ugomba kuza ukareba Mesiya. Ayo magambo yonyine yari afite imbaraga ngo ahagurutse Natanayeli aze kuri Yesu. Matayo igice cya 4 umurongo wa 19, Yesu hari amagambo yavuze, ndagira ngo ayanyasome. Ni amagambo akomeye cyane. Matayo igice cya 4 umurongo waho wa 19, Bibiliya irambwira ngo Yesu yararimo atoranya abigishwa be ba mbere, ndavuga babanjirije abandi. Noneho ku murongo wa 18 aravuga ngo agenda iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona abavandimwe babiri, Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se, barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi. 19 arababwira ati nimunkurikire. Nimunkurikire. Iri jambo nagira ngo rice wakarongo, nimunkurikire. Irya kabiri, nzabagira abarobyi b'abantu. Nzabagira, munkurikire, nzabagira. Yesu yabwiye abigishwa be Simoni, Petero ndetse na Andereya, arababwira ati nimunkurikire, kandi nimunkurikira nzahindura ubuzima bwanyu. Nzabahindura abandi bantu mutari bo uyu munsi wa none. Ariko sinabahindura ubu, birabasaba ko mubanza mukankurikira. Hari aho ndimo kwerekeza, kandi nimunkurikira nzabahindura abandi bantu. Nzabahindura abarobyi b'abantu. Aba bagabo baramukurikiye, kandi nusoma amateka yabo, koko abari abarobyi b'amafi, Yesu yabahinduye abarobyi b'abantu. Yasezeranije intumwa ze 12 ko nizimukurikira azazihindura ibindi biremwa, azabahindura abandi bantu. Yabasezeranije yuko azabahindura abarobyi b'abantu, kandi uko nguko ni nako byagenze. Hari urundi rugero ngira ngo dusorezeho mu Bakorinto ba mbere igice cya 11 umurongo waho wa mbere. Imbaraga umuntu yifitemo zitera abandi kumukurikira. Hari ugutera abandi kugukurikira binyuze mu byo ubashishikariza mu mvugo yawe cyangwa se mu byo ukora. Ushobora kubona umukinnyi w'umupira, ndabizi abantu benshi cyane hano mu Rwanda ubu ngubu mvuze ngo ikipe mufana ni iyihe ntabwo nakongera kuvuga. Mwakwiharira umwanya wose usigaye. Umwe avuga ngo jye nkunda Reyo, jye nkunda Aperi, jye nkunda Amavubi, jye nkunda iyi, jye nkunda iyi. Byamara n'umunsi wose n'icyumweru, ndetse twimbitse tukajya mu rubyiruko. Wenda abasaza bo ntago bagikeneye kwifuza kuba abakinnyi, ariko ugiye mu rubyiruko ukababaza ngo ese wa musore we urumva ugiye kuba umukinnyi wumva wakwifuza kuba nde? Bahita bakubwira amazina, ndetse ntago bakubwira ba hano gusa, bakubwira n'ab'i Burayi, n'abo muri Aziya, n'abo muri Amerika. Bakubwira bakaguha urutonde. Kubera iki? Abo bantu ibyo bakora byifitemo imbaraga zituma urubyiruko rwifuza kumera nkabo, rwifuza kubakurikira. Abakorinto ba mbere igice cya 11 umurongo waho wa mbere. Paulo arimo arigisha, arimo arahugura itorero ry'i Korinto, abahugura ku bintu bigiye bitandukanye. Arangije avuga ku mudendezo n'urukundo bya gikristo mu gice cyaho cya 10 uhere nko ku murongo wa 23. Arakomeza hepfo, noneho avuga ukuntu abizera bari bakwiriye kwifata bari mu materaniro. Aya magambo yatangije ni amagambo
aremereye cyane, kuko yaravuze ati mugere ikirenge mu cyanjye. Ibaze nawe, mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo. Impamvu mvuga ko aya magambo akomeye ni uko nzi neza urujijo ruri mu bantu. Abantu benshi ntibazi aho bari kwerekeza, nubwo benshi bavuga ko ari abakristo, ariko ntibazi niba bari kujya mu ijuru, ntibazi niba bazagerayo cyangwa batazagerayo. Gusa benshi barakubwira ngo icyo nifuza ni ukujya mu ijuru, ndifuza kuzajyayo, kandi uko kwifuza koko ni kwiza. Ariko ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, wari ukwiye kurekeraho kwifuza, nk'uko tumaze iminsi tubivuga, ukareba mu ijambo ry'Imana niba ijuru rihari, hari n'inzira ijya mu ijuru. Ese koko iyo nzira niyo urimo? Ariko hano Pawulo, icyo nashaka kuvuga, ntabwo yari afite isoni zo kubwira abantu ati nimugere ikirenge mu cyanjye, kuko uwo ndi icyanjye ndi kukigera mu cya Kristo. Ndi cyerekezo ndimo ndakizi, aho ndi kwerekeza ndahazi, kandi uwo nkurikiye ndamuzi. Nimunkurikire ntabwo muzayoba. Pawulo yari ari kubibwira ab'itorero ry'i Korinto ashize amanga, kandi iki ni ikintu gikomeye cyane. Mbese nshuti yanjye, wa mugabo we, watinyuka uyu munsi ukabwira abana bawe uti bana banjye rero muzamere nkanjye, kandi wiba babireba. Umunzani ucururisha warawishe babizi neza ko upima ibituzuye. Nubabwira ngo muzabe nkanjye cyangwa se mugere ikirenge mu cyanjye, uraba uri kubabwira kuba abandi. Igenzure, none se ntabwo waba uri kubabwira kuba abasinzi, abasambanye? Ntabwo waba uri kubigisha ibintu udashaka ko bakabaye biga? Nubivuge none, ahubwo ubanze utekereze ngo ese icyerekezo cyanjye ni ikihe, ni hehe ndimo kwerekeza? Umudamu wawe, watinyuka ukabwira umudamu wawe utigera ikirenge mu cyanjye? Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ariko menya neza yuko izo mbaraga uzifitemo, kandi izo mbaraga zirakora disi we, zirakora. Waba ubishaka cyangwa utabishaka, zirakora. Kuko nutabibabwira ngo ubabwire n'akanwa kawe watuye, ngo ubabwire uti nimugere ikirenge mu cyanjye, nirazima n'ubundi niba ubuzima ubaho ari byo bubabwira, n'ubundi bazagera ikirenge mu cyawe. Hari umugabo umwe ntashatse kuvuga, yari afite ingeso zitari nziza, arangije arakizwa, avuga ko akijijwe ariko ntiyazireka. Aba umuntu rwose ukomeye mu reka mvuga itorero rimwe rya hano mu Rwanda, kuko ndamuzi, ntabwo ari uwamumbwiye. Uwo mugabo rero, nubwo yari igitangaza, abantu bamureba bakavuga bati niba ijuru ririho uyu nguyu azagenda imbere, tuzagenda tumukurikiye. Uwo mugabo abana be baje guhinduka ukundi, ku buryo n'abana b'umuntu udasenga benshi barusha ingeso nziza abana b'uwo nguwo. Uribaza uti se ni ukubera iki? Ntago uyu muntu, ikibazo ntabwo kiri ku bana, ahubwo ikibazo kiri kuri se. Ntabwo yigeze abajyana mu cyerekezo cyiza, ntabwo yigeze aba nk'Aburahamu ngo agire uyu mutima wo kumaramaza kwerekeza abana be mu cyerekezo cyiza. We yibwiye yuko ibyo avuga iyo ahagaze imbere y'abantu ari byo abana be bazumva bakanakora. Nyamara ntabwo ariko biri, ahubwo barebaga uwo ari we. Tekereza ku bana bawe, tekereza ku mudamu wawe, tekereza ku bavandimwe bawe, tekereza ku baturanyi. Niba uri umuyobozi, tekereza no kubuyoboye. Ese uri kubaha rugero ki? Pawulo ntabwo yari arimo kubwira abantu ati nimunkurikire yemwe, nimugere ikirenge mu cyanjye, dore mfite umugore umwe ariko nshatse n'undi, dore mfite umugore w'i Korinto nshatse n'undi i Filipi, muri Tesalonika naho mfite undi, nimugerageze mukore mugere ikirenge mu cyanjye yemwe. Oya, ntabwo yari arimo kubabwira kugera ikirenge cyabo muke bagana mu byaha, ahubwo yari arimo kubabwira ati mugere ikirenge mu cyanjye, kuko nanjye ndimo kukigera mu cya Kristo. Yari ari kubashishikariza kukuza mu gukiranuka, yari ari kubashishikariza gukora ibyiza no kunyura mu nzira z'Imana. Mbese wowe wabivuga ibyo? Ese bagukurikiye, ndavuga abana bawe,
umudamu wawe, abaturanyi bawe, abavandimwe bawe bagukurikiye, aho iherezo ryabo ryabiriye. Iherezo ryabo ryabirihe. Hari urundi rugero ngira ngo turebe, ariko uru rugero rwo ruravuga kuri bya bindi ukora. Ndavuga za mbaraga wifitemo zo gutera abantu kugukurikira, ariko mu by'ukuri wowe ukaba utari wanabigambiriye kuri butera abantu kugukurikira. Bibiliya iduha urugero rwiza mu gitabo cya Rusi igice cyaho cya mbere, uhereye ku murongo wa 12 ukageza ku murongo waho wa 18. Rusi igice cyaho cya mbere, umurongo waho wa 12 kugeza ku murongo waho wa 18. Muri icyo gice tubona ukuntu umugabo witwa Elimeleki, inzara imaze gutera muri Isirayeli, uyu mugabo yakoze ibyangwa n'Uwiteka. Ahurudukana umugore we n'abahungu be babiri, abajyana mu gihugu cy'abanyamahanga, aho basenga ibigirwamana, aho batumvira Imana yo mu ijuru, aho Imana yababujije kuzigera bahungira. Abagejejeyo kubera urwo rugero, ntabwo yari kuba yarabajyanyeyo, ndavuga abahungu be, ngo narangiza ababwira ati bana banjye muramenye mutazivanga n'abanyamahanga, muramenye mutazashaka abanyamahanga, muramenye ntimukajye mu banyamahanga. Reka da, yari yaramaze kubyica cya gihe yafataga icyerekezo kibi. Umugore we yaramukurikiye n'abana be baramukurikira. Uyu mugabo rero Elimeleki yaje gupfa, agwa mu gihugu cy'abanyamahanga. Ariko kubera ko yari yarasize urugero, abana be bashatse abakobwa b'abanyamahanga bo mu gihugu cy'Imowabu. Mahironi ndetse na Ciriyoni nabo bashaka abo bakobwa b'abanyamahanga. Bamaze kubashaka nabo barapfa. Ibaze nawe, bagiye bahunga urupfu, bagiye bahunga inzara, bahungira aho Imana yababujije, ariko n'ubundi baguye aho bahungiye, kandi hitwaga ko hari ibyo kurya. Hanyuma Nawomi asigarana n'abakazana be uko ari babiri, Rusi n'uwitwa Orupa. Aba bombi basigarana na nyirabukwe. Basigaranye nawe, Nawomi aza kumva inkuru zivuye iwabo Betelehemu y'i Yudaya, yuko Imana yibutse ubwoko bwayo. Iri jambo ndarikunda cyane. Yumvise ko Uwiteka yibutse ubwoko bwe, Nawomi afata umwanzuro, aravuga ati rero n'ubundi naha nta mugabo, nta mwana, nta nubwo nari nkwiriye kuba ndi naha, have ndasubira iwacu. Arangije areba abakazana be, arabwira ati rero bana banjye, dore ndashaje, ndi nyakwigendera, umugabo wanjye yarapfuye, abahungu banjye aribo bari abagabo banyu barapfuye, none rero dore ngizi inzu zabo bari barubatse inaha iwanyu, muzisigaramwo, muzashake abandi bagabo, mubyara abana rwose, mubeho mugire ubuzima bana banjye, ntabwo nabangaga. Orupa arahaguruka asingira nyirabukwe, aramusoma, arangije yisubirira iwabo. Ariko Nawomi aravuga ati reka da, ntabwo nsubiyeyo, reka sinsubiyeyo. Nawomi akomeza kumwinginga, aramubwira ati rero rwose isubirireyo mwana wanjye, dore jyewe ndashaje, nshatse n'umugabo aka kanya akantera indi y'isegonda nkabyara umwana ntiwamutegereza. Rero nta kintu nzakumarira rwose, nta kintu nakumarira namba, isubirireyo ugende, jyewe Uwiteka yabanguriye ukuboko kwe kundwanya. Maze ngo batera hejuru bararira. Orupa asoma nyirabukwe ngo Rusa mubaho akaramata. Nawomi aravuga ati mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo. Yararimo abwira Nawomi, nako abwira Rusi. Nawomi abwira Rusi ati dore Orupa mwene wanyu asubiye mu bwoko bw'iwabo, asubiye ku Mana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Nawomi yagerageje uko bishoboka kose
mu mbaraga ze no mu magambo ye yuzuye kubaha, yuzuye ubwenge, yuzuye n'icyo natekereza ko cyari nk'impuhwe yari afitiye Rusi. Aramubwira ati rwose subirayo. Ariko Nawomi hari ikintu yari yibagiwe yuko ubuhamya bwe bufite imbaraga kuruta amagambo ye. Yari yibagiwe yuko ibyo arimo avuga nta kabaraga namba bifite, kubera ko Rusi yabigereranyaga n'ibyo we yari yarisomeye mu buhamya bwa Nawomi. Maze Rusi aramusubiza ku murongo wa 16 ati winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Reba, ndagira ngo uce akarongo kuri bino bintu. Aho uzajya niho nzajya. Mwene magambo yaramubwiye ati icyerekezo wafashe, yewe wikwirirwa umatira kugusiga, wikwirirwa umatira gusubirayo. Icyerekezo wafashe nicyo cyerekezo ndafata. Ndakuzi, narakwitegereje imyaka tumaranye, narakubonye, nabonye iyo Mana usenga. None rero kubera ubuhamya bwawe, kubera uri we mabukwe we, ndakubwiza ukuri yuko aho uzajya niho nzajya. Kandi ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo aho uzarara niho nzarara. Ntuwirirwe utekereza ko nzakuva iruhande, kuva ukigendana n'Imana yanyu, kuva ugikorera iyo Mana, kuva ukiyikunda. Aho uzarara niho nzarara. Kandi ntabwo ari ibyo gusa, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nanjye nzagwa, bahampambe niha gira ikizantandukanya nawe atari urupfu. Nta nzara, nta mvura, nta byago, nta bigeragezo byantandukanya nawe uko bizamera kose. Niba ari ukutagira umugabo, sinzamugire. Niba ari ukutaba muri bene wacu, yaba mama na data n'abavandimwe, sinzabane nabo. Yaba ari ziriya mana z'ibigirwamana zirakagenda ubusa, ntabwo nzongera gusubirayo, ntabwo nasubirayo. Aho uri kwerekeza ndahabona, kandi ubwoko bwawe nibwo nshaka ko ubwoko bwanjye. Imana yawe niyo nshaka ko iba Imana yanjye, kandi aho uzaba niho nanjye nshaka kuba. Turajyana winyingingira kugusiga. 18 ngo abonye yuko amaramaje kujyana nawe, ngo arorera kubimubwira, aricecekera gusa. Aravuga ati kama mbaye, niba ashaka uruha naze turuhane, nta kundi. Ariko ndagira ngo urebe izi mbaraga zari muri Nawomi zateye Rusi kumukurikira. Ni imbaraga zikomeye cyane, nizo twita imbaraga z'ubuhamya bwawe. Muri iyo myaka yose Rusi yari yaritegereje Nawomi, areba uwo ari we, yumva Imana asenga, yumva iby'i Yerusalemu, yumva inkuru z'iyo Mana. Arangije afata umwanzuro, aravuga ati mabukwe si mabukwe gusa, ahubwo ngiye kumucunga. Aho azajya niho nzajya, aho azarara niho nzarara. Imana y'izaba Imana yanjye, ubwoko bwe buzaba ubwoko bwanjye. Kandi nta kintu na kimwe ibaze kumaramaza kungana gutya, nta kintu na kimwe keretse urupfu, kuko urupfu rwo nta cyarusubiza inyuma. Ariko ikindi cyose kiri ku isi kitari urupfu ntabwo kizantandukanya nawe. Imbaraga ziri mu buhamya bwawe. Nta kintu ubwira abantu, ahubwo abantu baragusoma bakareba uwo uri we, kuko uwo uri we bivuga cyane, ndetse bikurura abantu benshi baruta abo wabwiza umunwa. Mana tugirire neza, dutekereze kuri izi mbaraga twifitemo, twe kuzikoresha nabi, ahubwo Mana tuzikoreshe neza. By'umwihariko abakijijwe bazikoreshe mu gukururira benshi kugukiranuka. Icyampa Mana ukandemera ubuhamya bukururira benshi kuri Kristo. Icyampa abizera
bakagira ubuhamya butera abandi kubakurikira muri icyo cyerekezo cyo kugushima, muri icyo cyerekezo cyo kuguha icyubahiro, muri icyo cyerekezo cyo gukiranuka. Kandi wabikora Mana nk'uko wabikoreye intumwa, natwe waduhindura ukatugira ibyaremwe bishya bimeze nk'uko ushaka. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi ku bihe